byose bimbeho uko bishaka fiat. Akonyeho na bane n'ahandi atanga ubutumwa tubonera mu nkingi eshatu: Musenyeri Vincent yatwibukije gusenga, kwihana no gusiba. Nk'uko Imana ubwayo imuvuga mu ijwi ry'umumarayika wayo, ni umutoni w'Imana, n'uw'Imana yakunze by'akarusho ikamuhitamo ngo atubyarire umukiza, nawe akayumvira agira ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho uko bishaka fiat. Bikira Mariya wahuje bose umugisha, nk'uko mubyara we Elizabeti abihamya abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Muri Bikira Mariya ahari umuvumo uturuka ku cyaha cya Adamu, hasendereye imigisha dukesha Yesu Kristo wabyawe na Bikira Mariya. Nk'uko Ivanjiri ya Yohani ibitwibutsa kandi, munsi y'umusaraba Yesu yabonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, yabwiye nyina ati mubyeyi dore umwana wawe, abwira na wa mwigishwa ati dore nyoko, uko tubisoma mu Ivanjiri ya Yohani utwa 19 mu 26 kugeza ku 27. Umwigishwa wa Yesu rero, uwo Yesu akunda akamukundira, aberewe no kugira Bikira Mariya umubyeyi, na Bikira Mariya akizihirwa. Ushyizeho kamera ya kabiri mpindure, bikajyana n'umutima wa kibyeyi uhora wigaragaza, watumye Bikira Mariya yigaragaza hirya no hino ku isi, ndetse na hano iwacu mu Rwanda i Kibeho. Igitangaje ni uko hari abana b'abandi baciye bugufi Bikira Mariya akunze kunyuraho yiyerekana by'agatangaza. Ingero ni Lourdes, Fatima ndetse na Kibeho. Akanyura kuri abo bana abaciye bugufi, abiyoroheje, kugira ngo ageze ubutumwa kuri bose, bwa butumwa bugenewe abantu bose, butwibutsa gukurikira inzira nziza ituganisha ku ihirwe, y'amahitamo meza yo kubaha Imana, kubaha ugushaka kwayo, kubaha amategeko yayo, no kuzibukira inzira mbi yayo igiye gutera Imana umugongo no kwihenura, itugeza mu rupfu. Bavandimwe, kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima, turazirikana igitangaza gikomeye aho umubyeyi Bikira Mariya yigaragaje abana batatu kuva ku itariki ya 13 Gicurasi kugera kuri 13 Ukwakira mu mwaka w'1917, aho Bikira Mariya yabonekeye inshuro 6 abana bato b'i Fatima, mutagatifu ya Saint Marto wari ufite imyaka 7, umusaza we Francesco wari ufite imyaka 9, na mubyara wabo Lucia dos Santos wari ufite imyaka 10. Bikira Mariya yigaragaje mu bihe bikomeye by'intambara ya mbere y'isi y'umwaka w'1914
kugera mu mwaka w'1918 nk'uko mubizi ikaba yakurikiwe n'iya kabiri y'isi mu mwaka w'1940 kugeza mu mwaka wa 1945. Ni igihe kandi hariho ubwigomeke no gutera Imana umugongo no gusuzugura ibyaremwe, hakaba hari ubuhakanyi bwinshi n'ubugomeramana bugaragara mu bikorwa bitandukanye. Mbese ntikibeho Bikira Mariya yeretse abo bana batatu ababaye cyane, ababajwe n'uko isi iri kugana habi, amahitamo mabi y'abantu yo gutera Imana umugongo no gusuzugura ibyayo. Gutera Imana umugongo, gusuzugura ibyayo ni inzira iganisha abayikurikiye mu rwobo. Mu mabonekerwa yo kuri 13 Nyakanga mwaka w'1917 Mutagatifu Hyacinthe yeretswe inyanja y'umuriro iri mu ndiba y'isi. Aha murumva n'ibyo abana b'igihugu beretswe biteye ubwoba, cyane cyane ku itariki ya 15 Kanama mwaka w'1942. Hyacinthe yeretswe umuriro mu ndiba y'isi. Muri uwo muriro harimo amashitani, ni ukuvuga ngo babandi byabiremwa byabwiye Imana ngo oya buryo budasubirwaho, na roho z'abanyabyaha ni babandi baguye mu mutego w'umushukanyi. Umubyeyi Bikira Mariya yamuhishuriye ko ibyo amweretse ari ukugira ngo yumve imibabaro myinshi itegereje babandi banangira umutima bakanga guhinduka, babandi banga kwihana ngo bagarukire Imana. Ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya yatanze ni ugusenga, kwigomwa, guhinduka kugira ngo isi itagwa mu rwobo. Iyo twumva ubutumwa bw'i Fatima, hari igihe dukeka ko ari ibireba abandi bo mu bihe byashize. Ubutumwa bwa Fatima si inkuru y'amateka, ni ubutumwa butureba ubu muri ibi bihe bitoroshye turimo ku isi hose. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa Fatima buratureba twese. Turasabwa twese guhinduka, tukicuza ibyaha byacu, tukagarukira Imana, tukareka kugomera Imana. Bikira Mariya mu rukundo rwe rwa kibyeyi aratwingingira kugarukira Imana, gusenga cyane. Nimusenge cyane kugira ngo mutagwa mu bishuko. Bikira Mariya muri ibihe turimo bitoroshye aradusaba gushakira ubuhungiro mu mutima we utagira inenge. Bikira Mariya muri ibi bihe bitoroshye turimo aradushishikariza gusenga Imana twisunze Bikira Mariya, tuvuga rozari ntagatifu. Bikira Mariya aradusaba kwinjira mu mwitozo ngombwa kugira ngo dushobore gutsinda
ibishuko bya sekibi, umwitozo wo kwigomwa kandi no kwibabaza duhongerera ibyaha kugira ngo abanyabyaha bo kurimbuka. Bavandimwe, umucyo rero muri iyi misa ntagatifu dutura Imana amasengesho yacu, dusabira Kiliziya yose muri ibi bihe, dusabira Kiliziya mu Rwanda uko twabibashishikarije mu minsi ishize. Turi mu bihe bitoroshye, dutura Imana amasengesho yacu, dusabira diyoseze yacu mu mpande zose z'ubuzima bwayo, dusabira umuryango wose muri rusange, dusabira abasaseredoti cyane cyane abafite ibibazo byihariye, dusabira abiyeguriye Imana muri ibi bihe kugira ngo bashobore kugira ubushishozi n'imbaraga byo gutanga ubuhamya bukenewe muri ibi bihe, dusabira abakristu muri rusange cyane cyane abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ndetse bafite n'ibigeragezo bahura nabyo mu bijyanye n'imyemerere yabo. Turasabira isi yacu amahoro, natwe mbasha kwisabira Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima, komeza dusabire kandi tubwirize ibinyura Imana. Mwese mbaragije umubyeyi Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima, umugisha w'Imana ubane namwe mwese. Ni byiza ko diyosezi ya Ruhengeri ifite ahantu hasobanutse abakristu ba katedrali ya Ruhengeri ndetse n'abavuye mu zindi paruwase bashobora guhurira bari kumwe n'umushumba wabo n'abayobozi babo, bagasenga bisanzuye, bagashimira Imana, bakayisingiza kandi bakungurana n'ibitekerezo. Icyo cyo cyari kigamijwe ahantu hahitamo ahantu hatorano. Mbere yo kuvuga impamvu rero aha hantu hashyizweho, reka mu buryo buvunaguye twibukiranye icyatumye haturwa umubyeyi Bikira Mariya, noneho tunarushaho kubyaza umusaruro aha hantu, turushaho gucengerwa n'akamaro kaho n'agaciro kaho. Iyi mbuga yashoboraga gutunganywa noneho kuko abakristu bakajya bahurira n'abasaseredoti babo bakahaza, bikarangira aho ngaho hatabaye umuhango wo guha umuvugizi no kwegurira Imana. Kuki rero byakozwe? No kugira ngo mbere na mbere tujye mu gihe cya Kiliziya, amateka Kiliziya irimo natwe tuyibonemo. Ku cyumweru tuzahimbaza umunsi wa Ascension, Yezu Kristo asubira mu ijuru. Icyo gihe yarashoje ubutumwa bwe, noneho akurwa na Roho Mutagatifu. Tuzibuka ko yamuduhaye icyumweru kizakurikiraho kuri Pentekoste. Turi rero mu gihe cya Roho Mutagatifu. Kuvuga Roho Mutagatifu ni ukwerekeza ku bafatanya ubutumwa, ari we Bikira Mariya, ingoro ye n'umunyamabanga we. Bityo rero kugira ngo abakristu bibone mu gihe Kiliziya irimo, byari ngombwa ko bibutswa ko Roho Mutagatifu ari we wa Kiliziya, kandi akabikora afatanyije n'umubyeyi Bikira Mariya udahwema kuduhanura no kutwibutsa ubutumwa Yezu Kristu yazanye. Ese ibyo bibaye kuki noneho byabaye ngombwa ko turegurira uwo mubyeyi? Reka nabyo turusheho kubyumva, twongera kwibuka
uko Bikira Mariya asohoza ubutumwa bwo kugira ngo tugarure ku Yezu Kristo yatwigishije, aho Bikira Mariya yagiye abonekera hose. Reka mujye ku buryo bwihuza hamamaye Guadeloupe, Lourdes, Fatima, twakonyeho na Bane n'ahandi, atanga ubutumwa tubonera mu nkingi eshatu: Musenyeri Vincent yatwibukije, gusenga, kwihana no gusiba. Izo ngingo akazibutsa kuko yazitugabiyeho, natwe twibuka Yezu Kristo yatwigishije. Ariko aje i Fatima hari n'igikorwa yasabye ko cyashyirwa ahagaragara kugira ngo ububasha bwe, umugozi ubuhambiriye uhambuke, utugereho, utugwe neza. Akenshi iyo tuvuga ubutumwa bwa Bikira Mariya wa Fatima tunyerera kuri icyo gikorwa ntitugitindeho, nyamara yaragitsindagiye. Ni ikihe? Ni icyo kugira ahantu hamwe ngwino. Noneho ntatange ubutumwa asa n'aho atisanzuye, kuko rero aho Bikira Mariya yagiye atanga ubutumwa hose, aho maze kubibutsa, yavugaga atisanzuye, akavuga amagambo abaze, kuko yabaga yugarijwe na cya gikoko batubwiye kiri imbere ye, kigira ngo nyine cyasamire abana be abyarira ku musaraba. Avuga yihuta, ari nayo mpamvu dukunda gukoresha ijambo kubonekerwa, nko kuvuga ngo ni nko kubona kibonomo. Aje mu Rwanda yakoze agashya kuko yavuze yisanzuye, agasobanura, agakora ibyo yumvaga agomba gukora byose. Icyo gikorwa rero yasabye ni ukugira ahantu hamwegurirwa. Ku cyo abisaba ni uko mu ibanga akenshi dusengera ahantu hamaze kwegurirwa Sekibi. Bityo noneho akavuga atisanzuye, akavuga agira ati ariko ntibona ko ahantu muri nanjye ubwanjye kuhavugira amagambo menshi bitanejeje. Aje rero i Fatima yatanze ubutumwa tubonera muri ziriya ngingo eshatu, ariko anasaba ko agira igihugu kimwegurirwa. Icyo gihugu barakibabwiye ni ikihe? Ni Uburusiya. Icyo gihe abivuze kubera ko abana yabwiraga bari bato cyane, avuze Uburusiya bibwiye yuko ari umugore witwa Rusiya, azagenda bakabwira ko Bikira Mariya ashaka kumwegurirwa, bikarangira aho ngaho. Ibyo kuvuga ko ari igihugu byangiza ubwenge bwabo. Ariko yarabisabye kugira ngo noneho naza kuduhanura avuge yisanzuye, avuge ashaka ko noneho dushobora no kuba twamusobanuza, anadukoreye n'ibitangaza adakorera hahandi atisanzuye. Ibyo ngibyo byatumye hano naho hegurirwa umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima. Kubikora ni ukwigerezaho, kubikora ni ukujya ku rugamba rutoroshye, kuko noneho Sekibi arwana nawe y'imazima, kuko bagira ati ntacyo ngikiza, kuko bwa bubasha n'ibumutwikira sinshobora kuba ntimushyikiriye. Bityo rero dukunda kuvuga ngo yaratubwiye ngo niduhinduke, nidusenge, ariko iyo kuvuga ngo tumwegurire ahantu dutuye, tumwegurire ibyacu, ibyo ngibyo birahana. Kuko iyo ubikoze Sekibi akwereka ko noneho ugiye kubonana, ariko n'ububasha bw'Imana bukagutwikira. Ibyo rero icyo nagira ngo masangize ni uko twabibonye mu ntangiriro yo gukora uwo muhango wasabaga ubutwari, ariko rero tutawukora nabwo ntacyo bimaze, kuko ukomeza kuba ngarukamubiri ya Sekibi. Twawukoze mu bihe bitoroshye, nimugoroba aho twari kumwe mwabibonye, iyi ngoro, iyi mbuga yeguriwe Bikira Mariya, aho mwicaye aho ngaho ntabwo harimo, hari itaka, hari amabuye, ntacyagaragaraga. Ariko tubikora tugira ngo n'utira ubwo mubyeyi wabisabye i Fatima, tugiye kubikora kugira ngo ububasha bwawe natwe tuzabutangariza abandi twarabubonye. Ibyo byabaye kuko iyi ngoro igitangira ikiyubaka, ariko uwo muhango wapfuye gukorwa. Noneho aho dukomanze hose tugira tuti turagira ngo ingoro ya Bikira Mariya yubakwe, bagahita bakuba kabiri ibyo bagomba kutugenera, ku buryo mu gihe gitoya yari imaze kubaka.
icyo nicyo gitangaza cya mbere nabonye hano, uretse gushyira ubwoba abantu bakahatoranya, hari mbese imyanda yose ubundi mu ruhenge babaga bajugunya bayizanaga hano, cyangwa nyine umuntu avuga ngo agiye kubaka ingoro y'umubyeyi, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko umubyeyi yari kugira ngo noneho tujye twumva ububasha bwe, twarabukozeho, twarabubonye. Tumaze rero kubikora, icyo gitangazo cyagaragaye, n'ubu ikimenyimenyi namwe murabyibonera. Namaze kubabwira ijambo barabigarukaho, ariko intangiriro bazajya kubereka muri filime, intangiriro yo kwigerezaho, kuko nta cyari gihari, ariko yahise yerekana ububasha bwe, kuko ko umwiyeguriye atari akwiye gutinya sekibi, ahubwo yari akwiye gukora yubura amaso akareba ububasha bwa wa wundi, uvuga ati nimunyemerere tugendane, nabarazwe ku musaraba, nimuhumure ntacyo muzamburana. Icyo rero icyo umubyeyi yakoze mu ntangiriro, ariko abagiye batanga ubuhamya na nibwo batwabibonye, hari abagiye bakirira hano, hari abagiye bahabonera ibisubizo, hari n'abagiye bumva baruhutse. Nagira ngo mu gusoza iri jambo noneho namwe bagarure ku kintu kizatuma ubwo bubasha umubyeyi Bikira Mariya yemeye ko buhambuka, kubera ko cya kindi yasabye noneho cyari kigezweho, kugira ngo ububasha bwe namwe bubagereho muje gusengera kuri iyi mbuga ntagatifu. Icyo mugomba gukora ni iki? Nicyo ngira ngo dusobanure mu magambo atarambiranye. Bikira Mariya adusaba gusenga, adusaba kwihana, akadusaba ariko kenshi aho dusenga ukabona ntidusubijwe. Nagira ngo rero umuntu wese atarashubijwe ajye aza gukora isengesho rye hano kuri iyi mbuga ya Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho. Uvuga ati umubyeyi, nasengeye henshi sinasubizwa, ariko nje ahantu bambwiye ko icyo wasabye Fatima wagihawe, nutansubiza rero ibyo birakureba, nzavuga bizanyagasani Yesu Kristo. Bityo nze wimaze inyuma, ubwo kinateye hirya nagiye hino, nabyo ndaje baratubwe ngo barakweguriwe, nabonye amashusho yabo, ahasigaye nahawe byo kugusengera, nintasubizwa uragatoye. Bityo Bikira Mariya noneho uze utagomba guhanganira se ikibi, uje ubyenda ngo tugendane. None uzi ukuri uti mubyeyi, ndashimira Imana yo kugeza ahantu bakweguriwe, byo gukwereka akababaro kanjye, byo gukwereka uburwayi bwanjye, byo gukwereka ubukene bwanjye. Ibyo byatumye twegurira uwo mubyeyi, tubahuza n'itariki ya 11 y'ukwezi kwa Gashyantare, kuko ariho Lourdes, ariwo munsi mukuru wa Lourdes, kandi muzi yuko ingabire yo gukiza abarwayi hagaragariye cyane. Twagira ngo n'uzaza wese afite ibibazo bijyanye n'uburwayi n'ubukene asubizwe bwangu, bityo yuko wa mubyeyi atazabona no kuvuga ngo ntabwo ahantu hamweguriwe ku buryo bwuzuye. Bityo rero noneho uze isengesho ryawe uyitangire. Icyo razagusaba ni kuko niba uje kumusaba nawe hari ugomba kubahiriza ibyo babitubwiye. Reka twongere tubisubiremo, uje usenga, uje usaba, ntabwo uje utegeka. Akenshi amasengesho yacu usanga dutegeka Imana ngo nutakorera iki ngiki muri November bizaba birangiye. Twumvikane, ari wowe ari Imana ugomba gutanga n'ubuye. None wowe uje usenga, ariko ibyo gusenga ijyanye no kuvuga guca bugufi, nabyo Bikira Mariya atwibutsa. Noneho uze usenga nta bujyane. Twatewe n'abantu basenga ntibahinduke, n'abantu ubona basenga bakagwa amashapure menshi, ariko ugasanga tuza ingeso mbi ziriyongereye. Bityo rero Bikira Mariya ashaka ko dusenga nta bujyane. Gusenga nta bujyane ni iki? Kuba ngo gusenga umaramaje, udahindukiye yasi, utebe umugongo. Ibyo ni bituma amasengesho atabonera igisubizo. Uje usenge, ariko noneho ujye uti wowe ngezeho umusaruro. Noneho muri kwa gusenga kwawe ujye uti mubyeyi, uje kugana isi nayiteye umugongo, nzongera kwishyura nuko nabonye igisubizo. Ushobora gucibwa intege no kugira ariko ko numva namaramaje, ariko nkaba nasubizwa. Kuko urasenga nta buryarya, ariko se hari icyo wibonye, kuko izo nizo nyigisho eshatu zishyigikiye kugira ngo usubizwe. Urasenga, usenge nta buryarya, kandi usenge hari icyo wemeye kurekura, kuko nukomeza gupfumbata iby'isi, none se ingabire ze zirajya hehe? Ibyo aguha birajya hehe, kandi amashyi yawe agifasha ibindi bitajyanye n'icyo urimo gusaba? Iyo bituma tubwira ati senga nta buryarya, ariko icyo wigomwe. Noneho unigomwe ikintu gifite agaciro imbere ye,
usanga ari namwe tuba ngo tugiye kwigomwa ibyo kurya, tugiye kwigomwa ibyo kunywa, oya banze kumwe mbere na mbere bya bitekerezo bituma usenga umutima urahana. Icyo cyo cy'ingenzi, senga we wuzuye, ahubwo tuba turi imbere y'Imana ariko ibintu biri aho ngaho ariko se wowe ziriheye, oya senga nawe yawe muri kumwe kuko niyo mbere na mbere azashyira mu cyane gisubizo. Ngoro Bikira Mariya kugira ngo abasubirize kuri iyi mbuga, ibyo nagira ngo tujye hano twitahanye, mbabaye wenda niba natinze ariko nagira ngo uzaza hano wese azajya asubizwa nk'uko nanjye numva narasubijwe ahantu hatunganye. Bityo rero ndagira ngo namwe ibisubizo gusazana mugiye muti wa mubyeyi koko afite ububasha kandi arabugaragaza, nanjye ubwanjye nabukozeho. Nari umugane umuture imibabaro yawe utagize abandi yitura, ugerageza ushyire mu buryarya kandi ugire noneho n'icyo wigomwa. Noneho nuronka ibyo yaguhaye ubisangiza abandi, kuko tugomba no gutangaza ibikorwa byiza Imana yatugaragarije. Bityo ndifuza ko muri gahunda y'iyi ngoro haba n'igitabo cyandikwamo abagiye mu buntu, hakaba n'aho twashyira n'ibimenyetso by'abo Nyagasani yakijije, wari ufite imbago zikajya aho zijya, wari ufite n'ikindi wataye, abantu bakazajya babibona ku buryo bufatika, kuko uzabwira uti yarakirwaga avuga ati iki kibinyereka. Ibyo nabyo bimwe bizatuma, ni kimwe mu bizatuma bwa bubasha bw'umubyeyi burushaho kugaragara kandi bukugaragariza hano. Icyo nagira ngo mbasangize, dufite amahirwe akomeye cyane kuko turi ahantu umubyeyi akorera ibitangaza. Kuki akorera ibitangaza? Kuko ibyo yasabye byose ngo bimuhabwe, noneho yerekane koko ko ari umugabekazi yabihawe. Hasigaye ni ahacu kugira ngo tubihoreze, tugende tugendana nawe, mwambari w'umwana agenda nka shebuja, ntabwo uzatura ngo ni databuja ariko ni mabuja, ntabwo ari umwamikaguza, ni umugabekazi. Nubwo ko akiyoboye kuri rwa rugamba turwana na Sekibi. Icyo rero nagira ngo mbasangize, nakibonye hano, icyo gitangaza nakibasangije, reka nanzurire mba ku kindi gitangaza nabonye, ngira ngo namwe mu gikozi y'imitwe y'intoki urushaho gukunda ahantu. Ni umwuka wihariye wa hano. Iyo uje utuje ukarenga hariya kuri kaburimbo ugapfa gukandagira kuri iriya mbuga umwepiskopi yashyizemo ishusho, wumva muri wowe icyo cyari kikuremereye, gisa naho kibohotse, gisa naho kikuvuyeho, ukavuga ukumva ntekanye. Ibyo nagira ngo tubasangire kuko ni ubuhamya nanjye mbaho nabonye kenshi, ngo nanjye ngo mubone uje utekanye, nubona uri gushidikanya wongere usubire inyuma hariya ugaruke uko ari inshuro eshanu, uzasanga umwuka wa hano udasanzwe. Ni umwuka w'ubutagatifu, ni umwuka w'ububasha Bikira Mariya agira ngo twese dukoreho, tujye kumwamamaza ariko twamwiboneye. Ariko tuvuga tuti mubyeyi, ntabwo tuvuga gusa uko twakubwiwe, ariko koko uraduhebuza, uri igitangaza, ibyo uzajyanye nabikozeho, komeza ubikorere ubonye iteka ryose. Amen. Mukomeze mu minsi. Nihasingizwe Imana so umwami wacu Yesu Kristo, yadusakajemo imigisha y'amoko yose ituruka kuri Roho mu ijuru kubwa Kristo, tubikesha ubugizi w'umubyeyi Bikira Mariya. Ba nyiricyubahiro bepiskopi, nyakubahwa Vicaire Generali wa Diocese ya Gikongoro, nyakubahwa Vicaire Generali wa Diocese ya Ruhengeri, ba nyakubahwa bayobozi mu nzego bwite za leta n'iz'umutekano, basaserdoti biyeguriye Imana, bashyitsi bahire, barayiki,
bakristo bavandimwe nkunda, twakereye guhimbaza uyu munsi mukuru tw'isozera kiliziya yose. Umwihariko wacu nuko Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima yari wagizwe diyoseze yacu ya Ruhengeri, akaragizwa paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Twifatanije mu byishimo by'umunsi n'ibigo byose byamuragijwe, amahuriro n'amatsinda amufiteho umurinzi n'umuvugizi. Tukaba twahimbaje mu byishimo yubile y'imyaka 25 y'iyi ngoro ya Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri. Mwumvise uburyo ari ingoro ibereye umubyeyi, ikabera n'abana b'umubyeyi. Nongeye kwifuriza mwese rero umunsi mwiza. Kuri uyu munsi turashimira Imana kubera ineza yayo itahwemye kutugaragariza, tubikesha ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Imana iragahora isingizwa. Banyicyubahiro b'Episkopi, abayobozi mu nzego zitandukanye, bashyitsi bahire, bavandimwe mwese muteraniye hano, iyi ngoro nziza ya Bikira Mariya ihimbaza yubile y'imyaka 25 muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Murabyibuka ni urwibutso rwa yubile y'imyaka 2000 y'ifungwa rya bene muntu n'imyaka 100 inkuru nziza y'agakiza imaze igeze mu Rwanda. Tukaba dushimira abantu bose bagize uruhare mu kuyubaka. Numvise ko byasabye ubutwari, umuhamya Semukiza amaze gutanga, byasabye kwitanga, byasabye kwizera imbaraga z'Imana, kandi umuhamya bwe mwumvise ko ari igitangaza cy'Imana. Iyi ngoro rero ni igitangaza cy'Imana dukesha ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Turashimira rero abantu bose bakomeje kugira uruhare mu kuyisigasira, kuyitaho uko bagiye basimburana. Uyu mwanya ntabwo najya kubarondora, bakwira mu gake. Twese turishimira rero ko iyi ngoro yagize uruhare rukomeye mu iyogezabutumwa rya diyoseze yacu. Iyi ngoro yagize uruhare rukomeye mu guhuza abantu n'Imana muri imyaka 25 ishize. Numvise ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana rwose iri kumwe natwe. Umubyeyi Bikira Mariya akaba tuvuganira, maze hakagaragara ibitangaza bikorerwa umuntu ku giti cye. Ariko ngewe ubuhamya nabaha ni uko usibye ibyo bitangaza umuntu ku giti cye akesha ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya, nka diyosezi ubu igihe cyashize no mu kizaza, mpamya ko ikomejwe no kugira umuvugizi, umurinzi, umubyeyi Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima. Urwibutso rw'iyubile rero ni iriya shusho ya Bikira Mariya mubona, Bikira Mariya wakira abinjiye muri iyi ngoro. Yahawe umugisha mu ntangiriro y'imisa ntagatifu. Hariya iriya shusho riri
hazakomeza gutunganywa, hatunganywe neza, kuko twifuza ko iyi ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya yakomeza kubera umubyeyi, ikabera n'abana be. Ni ukuvuga ko gahunda iri imbere niyo kurushaho kunoza kugira ngo ingoro ibere umubyeyi, ibere abana be. Abaje bayigana bose, abantu ku giti cyabo, amatsinda mato n'amanini, abakristu ba Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri i Nyarurembo, abakunda n'abiragiza umubyeyi Bikira Mariya wa Fatima bo mu Rwanda, mu bihugu duturanye ndetse mu mahanga yose, aha hantu bakaza bahagana, bakahakorera ingendo nyobokamana, hakaba ahantu h'umutuzo n'isengesho, ahaturirwa igitambo cy'Ukarisitiya, aho abakristo bashengerera Yezu mu isakamento y'Ukarisitiya, aho abantu bashobora kwigorora n'Imana mu isakamento rya Penetensiya, ahaturirwa Imana amasengesho yumvikanye hiyambazwa Bikira Mariya muri rozari ntagatifu, hakabera ibikorwa by'ubuyoboke byubaka umuryango w'Imana, ibimenyetso by'ubuyoboke bw'umukristu gatolika bw'inzira y'umusaraba, n'ibindi byose byadufasha kugira ngo iyi ngoro ikomeze kuba ibereye umubyeyi Bikira Mariya n'abana be. Tuzakomeza rero gukora ibishoboka byose kugira ngo ingoro ya Bikira Mariya ikomeze kuba ihuriro ry'abana ba Bikira Mariya, iyi ngoro ikomeze kuba isangano ry'abasonzeye ubutungane, abasonzeye kumva ubutumwa bwa Fatima, kandi iyi ngoro ikomeze kuba ihuriro ry'abafite inyota y'ubutagatifu, bifuza kuvoma kuri iyi soko idakama amazi afutse, maze bagashira inyota. Aha rero niba umuntu arebye ubutumwa bwa Kibeho, Musenyeri Edouard gahunda tuganiriza agiye yerekana aho bigenda bihurira, yaba abana batatu Fatima Kibeho n'ibindi byose abana beretswe. Twagize amahirwe ko hano hari umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya Mwamikazi wa Kibeho. Ndifuza ko uko iyi ngoro igenda ikura, umubyeyi ahimbazwa, haba n'ubufatanye hagati y'izo ngoro zacu, maze mu guhuza imbaraga tukarushaho gufasha abantu mu bijyanye n'urukundo n'icyubahiro cy'umubyeyi Bikira Mariya muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Afurika no ku isi hose. Banyacyubahiro b'Episkopi rero, bayobozi mu nzego zitandukanye, bashyitsi bahire, bavandimwe mwese muteraniye hano, nk'uko mubizi tariki ya 6 Ukuboza 2025 ku rwego rw'igihugu twashoje yubile y'impurirane, hanyuma natwe mu rwego rwa diyoseze yacu ya Ruhengeri tuyisoza kuri 20 Ukuboza 2025, ubwo twahimbazaga isabukuru y'imyaka 65 y'ishingo rya diyoseze yacu.
uyu mwanya mwiza ngize wo kubashimira uruhare mwese mwagize mu migendekere myiza y'iyi yubile y'impurirane, nuko mwagiye mwitabira muri benshi imihimbazo yayo inyuranye twagiriye muri za paruwase zose. Byatubera igihe cyo gusubiza amaso inyuma tuzirikana ibyiza by'Imana mu mateka yacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abakristo ba diyoseze ya Ruhengeri, ndetse nk'uko mubizi twafashe n'ingamba zishyigikira mu myaka 10 isigaye y'icyerekezo twihaye 2015-2035 ko tuzaba duhimbaza yubile y'imyaka 50 ya diyoseze yacu. Twiyemeje gushora imizi muri Kristo, iyo ntego tuyikomeyeho. Bityo rero nk'umwepiskopi wanyu nabageneye ibaruwa ya Gishumba yitwa Gumana natwe Nyagasani. Aya ni amagambo dusanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 24 umurongo wa 29. Ni koko tutari kumwe n'Imana, tutisunze umubyeyi Bikira Mariya, ntaho twaba turi, ntacyo twakwishoboza, nta n'icyo twageraho gikwiye muri gahunda zose dufite, ari z'ubuzima ari z'ubutumwa. Iyi baruwa rero ya Gishumba ikubiyemo ibyaranze yubile, harimo na zimwe mu mbogamizi twahuye nazo muzi, irimo kandi imbuto dukesha yubile, kimwe n'ibyo twiyemeje gukora mu byiciro binyuranye by'ubuzima n'ubutumwa bwa diyoseze yacu ya Ruhengeri. Ndabasaba kuzayizirikana kandi tukayigenderaho mu iteganyabikorwa byanyu muri za paruwase, komisiyo, serivisi, imiryango y'Imana n'amatsinda anyuranye y'abakristo. Uyu munsi rero utubere nk'inkweto mu birenge, ariko cyane cyane duhora no kwemera kutubere nk'ingabo izazimya imyambi igurumana ya Nyakiri. Aya ni amagambo dusanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 13 kugeza ku wa 18. Ngana ku musozo, ndashimira abantu bose bitanze batizigama mu gutegura no kudufasha guhimbaza ku buryo bukwiye uyu munsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya. Ndabashimira mwebwe mwese mwaje muri benshi kandi mwabukereye muturutse muri paruwase zose zigize diyoseze yacu kugira ngo dusangire ibyishimo by'uyu munsi. Kuri uyu munsi mukuru cyane rero ndabifuriza umugisha kuri mwebwe ubwanyu no ku banyu bose. Muragahorana muragahorana neza, amahoro n'ibyishimo bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Tumenye tugukunde, utubere umubyeyi, tukubera abana. Turakwinginze reba n'ubugwaneza Kiliziya y'u Rwanda, niyo guhora yivugurura, ikomeze irangwe n'ubumwe, urukundo n'ubutabera bikomokaho.
papa wacu wa 14 n'abepiskopi bose wakomeze mu rukundo wadusenze n'abakwiyeguriye bari gukora kiliziya nk'uko bishaka ingo zacu z'umugisha ababyeyi babane mu bwumvikane n'ubudahemukirana barera abana babo gikristo urubyiruko ukomeze mu kwemera abasore n'inkumi barusheho kukumvira no kugukunda Yesu Kristo wabene inzira ukuri n'ubugingo abanyarwanda twese n'abatuye u Rwanda bose tuzebe guharanira amahoro n'amajyambere mu bumwe no mu butabera maze twese abana bawe twisunze Bikira Mariya twamaze ingoma yawe y'urukundo tugusabye kwa Yesu Kristo umwami wacu isengesho ryo kwiragiza Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima ugiye utagira inenge wa Yesu wacu Imana yakwiza umugabo z'ingabire zayo maze kubasha bwawe mutagatifu tukigaragara Yesu Kristo dukesha umukiro twebwe abana barazwe no gushimira ineza yawe kandi twizera ubuvunyi bwawe uturinde icyaha n'amakuba isi hose yaganza amahoro utuye kiliziya yacu irushaho kumugena ibiziye Kristo turakwiyemeye twese n'ibyacu byose uturengere igihe cyose dukomeze mu kwemera ukwizera n'urukundo ugiye impuhwe nyinshi abaye twese zo kugarukira Imana by'ukuri no gushora imizi muri Kristo cyobe na roho njyanama n'udacogora turuke twese nzitugeza mu ijuru amen Nyagasani Yesu n'abandi namwe Nyagasani Imana wagira impuhwe bene muntu maze akabacungura akoresheje umugire Bikira Mariya tubyare umukiza n'abasakaze mu mugisha we maze mujye muhora mwiyumva mwiteka naho muri hose ukuntu muvuganirwa n'uwo mubyeyi wabyariye Yesu Kristo umutabazi mukesha ubugingo nuko mwazanye umutima wuje urukundo uhimbaza uyu munsi mukuru wo gusingiza umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima mushobore gutahana ingabire y'ibyishimo mu mitima niyo kuzabona ibihembo by'ijuru